Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje mwese abakurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya, ukaba muri kumwe na mwene So Rukundo Vincent. Muri kino cyumweru turimo kuganira ku mutwe w'amagambo cyangwa se ku nsanganyamatsiko igira iti dukeneye intege nshya cyangwa se dukeneye imbaraga nshya mu buryo bw'umwuka. Imana itugirire neza cyane. Hari izo wumva wowe ufite wowe ukurikiye muri kano kanya, ariko hari n'izindi ukeneye. Imana idufashe cyane. Nanjye birashoboka ko hari uko ndi mu buryo bw'umwuka, ariko hari izindi mbaraga nkeneye Imana inshoboze cyane. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni igice cyaho cya 26. Turahera ku murongo wa 69 tugeze ku wa 74. Petero yihakana Yesu. Ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo, umuja aramwegera aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'umunyagalilaya? Maze abihakanira imbere ya bose ati, ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo. Arasohoka ageze mu bikingi by'amarembo, undi muja aramubona, abwira abahari ati, n'uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Yongera kubihakana arahira ati, uwo muntu simuzi. Hashize umwanya muto, abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati, ni ukuri nawe uri umwe muri bo, ndetse n'imvugo yawe irakumenyekanishije. Maze atangira kwivuma no kurahira ati, uwo muntu simuzi. Imana idufashe cyane. Ahangaha ni igihe Yesu bari bamaze kumufata, amaze kugambanirwa, amaze no gufatwa. Ariko kuko Petero yagiye amukurikira, biza kugaragara, baza kubona yuko na Petero nawe yari ari kumwe nawe. Niho dusomye ngo umuja aramwegera aramubwira ngo nawe wari kumwe na Yesu w'umunyagalilaya. Ariko Petero yihakana Yesu. Kandi hari aho Yesu yari yamubwiye ijambo ati, inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Ibyo rero byaje kumusohoreraho koko aramwihakana. Icyatumye Petero yihakana Yesu izi nshuro zigera kuri 3 ni iki? Nuko muri we nta mbaraga yari afite zihagije zo guhamya Kristo. Birashoboka ko iz'umubiri zo yari azifite, ariko yari ataragera aho ahabwa imbaraga nshya. Imana itugirire neza cyane. Tutambaye imbaraga nshya mu buryo bw'umwuka, ntabwo twabasha guhamya neza uyu mwami Yesu Kristo twizeye. Ntabwo twabasha kumukomeraho. Imana idufashe cyane. Ariko Imana ishimwe kuko Kristo yari yarabasezeranyije ati, nzaboherereza umufasha. Ayo magambo anaboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 1 n'umurongo waho wa 8, aho yavuze ngo, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira,
kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Rero kugira ngo tubashe guhamya Kristo dukeneye izindi mbaraga. Imana ishimwe. kandi izo mbaraga ni imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu rero yarabivuze aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Tudafite umwuka wera w'Imana ntabwo twagira imbaraga zo kubasha kumuhamya aho turi ndetse no gukomeza kugera ku mpera z'isi. Imana itugirire neza cyane. Rero turi ku nsanganyamatsiko igira iti dukeneye izindi mbaraga cyangwa se dukeneye izindi ntege nshya, ariko aho tuvuga ni mu buryo bw'umwuka. Imana idufashe cyane. Yesu rero yarazidusezeranije, izo mbaraga zirahari kandi ni isezerano ryacu twese, ni isezerano ryanjye, ni isezerano ryawe, ni n'isezerano ry'abandi bose bazamwizera. Imana ishimwe cyane. Umumaro rero w'izi mbaraga nshya ni uko nizo zituma tubasha guhamya umwami wacu Yesu Kristo uko bikwiye. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo usomye muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 2 ugahera ku murongo waho wa 14 ubona neza uburyo Petero wa wundi wihakanaga Yesu amaze kwakira imbaraga z'umwuka wera, amaze kuzuzwa umwuka wera, ahawe izindi mbaraga. Ntabwo yari akiri wa Petero wihakana Yesu utinya, ahubwo yabaye Petero noneho mushya wuzuye imbaraga z'Imana, abasha guhamya Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 14 haravuga ngo ariko Petero ahagararana n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ngo Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Imana ishimwe cyane. Petero wa wundi wamwihakanye inshuro 3 zose amaze guhabwa imbaraga nshya. Imana ishimwe. Imbaraga z'umwuka wera yashize amanga, arabahamiriza, ahamiriza abantu ati ntabwo twasinze, ahubwo iri ni isezerano umwami wacu adusohorejeho. Imana ihabwa icyubahiro. Abasobanura ko byari byaranahanuwe n'umuhanuzi Yoweri ko ari byo bibabayeho. Imana ishimwe cyane. Ku murongo waho wa 37 w'icyo gice cya 2 ngo abantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko iri sezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Izi mbaraga yarahawe nshyashya, imbaraga z'umwuka wera, arizo turi kuganiraho ko dukeneye izindi mbaraga nshya, dukeneye guhabwa izindi mbaraga nshya. Nizo zamushoboje ashira amanga, arahamya kandi ababwiye, kuko ibyo yavugaga byasunikwaga n'izindi mbaraga nshya yaramaze guhabwa, byatumye ayo magambo agenda ngo abacumita mu mitima, yinjira mu mitima y'abayumvaga, bituma bafata icyemezo, baravuga ngo mbese tugire dute? Ngo bagirwe inama yuko bakwiye kwihana,
kugira ngo bakizwe bababarirwe kandi nabo bazahabwe kuri izi mbaraga z'umwuka wera, ngo kuko iri sezerano ari iryabo n'abana babo, ni iryacu n'abana bacu n'abandi bazadukomokaho n'abazizera umwami Yesu bose kugera ku mpera y'isi. Imana ihabwe icyubahiro. Ndakwifuriza imbaraga nshya mwene data, kuko urazikeneye nanjye ndazikeneye, kugira ngo tubashe gukora imirimo y'Imana, tubashe guhamya umwami Yesu. Imana ibahe umugisha. Nicyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Amen.